y'akababaro ni inkuru y'incamugongo by'umwihariko hano mu Rwanda ubwo uyu mugabo muri kureba kuri screen yanyu bita Karasira Aimable Uzaramba uyu nguyu akaba yarazwi nk'umufilozofe cyangwa se nk'umuntu uzi ibijyanye n'amateka ndetse n'ibindi bisa nayo byinshi hano mu Rwanda. Uyu Karasira Aimable rero akaba yiyahuye ubwo ngo yanyweye imiti myinshi yamufashaga gusinzira dore ko ngo yari asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe. Uyu Karasira Aimable rero yamenyekanye hano mu Rwanda dore ko ngo yari umwarimu wigisha muri kaminuza ya hano mu Rwanda ndetse kandi akaba yari n'umuhanzi. Uyu Karasira Aimable rero akaba yarafunzwe ariko ubwo haburaga amasaha make ngo atahe uyu nguyu rero nibwo yanyweye imiti myinshi yamufashaga gusinzira dore ko yari asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe, hanyuma iyo miti rero niyo yaje kumuviramo urupfu. Gusa ariko ubwo yageragezaga kwiyahura byabaye ngombwa ko ajyanwa kwa muganga atarashiramo umwuka, ariko byageze mu masaha y'isa sita z'ijoro ahita yitaba Imana, kandi nyamara bari barangije kumusezerera byose bamucekinze habura amasaha make ngo atahe kuko igihano cye yarakirangije. Reka hano turebe kimwe mu gitangazamakuru cyane mu Rwanda, turebe uko babyanditseho ndetse tunarebe urwego rushinzwe rwaje kuza kuba rwabitangaza, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS, turebe ko hari icyo babivuzeho. Hano banditse bagira bati Karasira Aimable Uzaramba ngo asohoke muri gereza. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Karasira Aimable Uzaramba ngo yapfuye nyuma yuko afashe imiti myinshi yarasanzwe anywa akarenza ingano yayo. Haburaga amasaha make ngo asohoke muri gereza kuko igihano cye cyari cyarangiye. Umuvugizi wa RCS Sengabo Hilary yabwiye ikinyamakuru ko ku munsi wo kwa gatatu ubwo Karasira Aimable ngo yari amaze kugenzurwa byose habura amasaha make ngo asohoke muri gereza aribwo yanyweye iyo miti yamufashaga ku burwayi bwo mu mutwe yarasanzwe n'ubundi afite. Uyu Hilary rero yagize ati ubusanzwe iyo yayinywaga ngo yasinziraga ikamufasha gusinzira umwanya nk'amasaha agera kuri 6 myinshi rero niyo yamuviriyemo urupfu. Ati bamugejeje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge biranga. Sengabo rero akaba yavuze ko uyu Karasira Aimable yapfuye mu masaha y'ijoro, mu masaha agera kwiri saa 6 z'ijoro, ati nibwo uyu yapfuye. Ariko urwego rubishinzwe RCS ngira ngo narwo rwaje kuza kuba rwasora itangazo aho rwabivugagaho n'ubundi ruvuga kuri uru rupfu rwa Karasira Aimable dore ko hari abavugaga ko ngo yarokotse, ariko itangazo rero rikaba ryashyizwe hanze aho urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero RCS ibiro bya komiseri mukuru byasohoye itangazo ryo kubika aho bageze bati kuri uyu wa 7 Gicurasi umwaka wa 2026 urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero RCS rurabikira umuryango wa Aimable Uzaramba Karasira witabye Imana mu bitaro bya Nyarugenge. Yajyanywe kuri ibi bitaro nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti ye y'uburwayi asanganywe cyagenwe na muganga. RCS rero ikaba itegereje raporo y'abaganga ku cyateye uru rupfu. Ngahe nguko rero ngira ngo murabyumvise rero, iryo ni itangazo rya RCS. Reka ngewe nsoreze hano rero hanyuma tumubwire ngo Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira asigaye